kuwa gatandatu ukwezi kwa mbere itariki ya 17 2026. Uyu ni umunsi wa 17 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Kwizera kwawe ukongereho imirimo myiza, uzabona itandukaniro riri hagati yawe n'abandi. Amen. Yakobo ibice 2 ku murongo wa 21 kugeza kuri 22. Mbese sogokuruza Abrahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Amen. Kwizera kwawe kongereho imirimo myiza, uraza kubona itandukaniro riri hagati yawe n'abandi bantu. Abagize bose kwizera bakakongeraho imirimo biswe intwari zo kwizera. Nawe uri muri za ntwari zo kwizera. Ngo kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye. Ugiye nawe kwinjira muri liste y'abafite kwizera kw'intwari, kubera ko utizera gusa ahubwo ugerekaho n'imirimo. Ibikorwa byawe bigaragaza kwizera. Kwizera si amagambo gusa ahubwo bishiraho imirimo. Mana ndagushima ko kwizera kwe akugeretseho imirimo, akugeretseho ibikorwa byiza. Uhereye none hagiye kuba itandukaniro rye n'abandi bose biyitirira kwizera kandi batafite umurimo. Amen.